Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye, amahoro y'Imana abane namwe. Ntandi muri rero nk'ibisanzwe ni kuri Mubwire TV. Wakwibaza ngo niki tubwira abantu? Tubwira abantu ko ari beza, tubwira abantu ko tubashimira, tubwira abantu ko ari ingenzi, tubwira abantu ko badasanzwe, tubwira abantu twebwe ibyiza byabo. Twamenye ko tugomba kubwira abantu ibyiza byabo kuko ibibi akenshi usanga abantu benshi babizi, nawe ibibi bigiziho. Hari n'abantu bashinzwe kwirirwa babwira abantu ibibi, ibitagenda neza. Rero natwe twaravuze ngo umuhamagaro wacu twebwe tuvuga ibyiza, tureba n'ibyiza. Niyo duhuye n'umuntu turamubwira ngo ibyiza byawe ni ibi, ariko urasa neza, ariko usokoje neza, ariko wambaye neza. Ibintu nk'ibyo nibyo twebwe tubwira abantu kuri Mubwire TV. Fatanya natwe rero kubwira abantu ko tubakunda, fatanya natwe gutanga urukundo kuko urukundo bararutanga, ntabwo urukundo baruvuga. Urukundo ni ibikorwa kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko nawe ukunda cyane, uwo ukunda gira icyo utanga, gira icyo wigomwa, cyaba igihe, cyaba impano, cyangwa udutume tugende tumutaramire tumubwire ngo turagukunda. Nibyo kuri Mubwire TV rero dukora. Turabashimira cyane cyane bantu mwakoze subscribe, bantu mudukunda, bantu mudukurikira. Mumaze kubimenya rero ko umutayeri wa mbere ari Grace. Bantu banjye, bantu munkunda, nimugane Grace abadodere pe. Abadodera utudore turi mu bihe by'izuba, harashyushye, babakorera udukanzu twiza twa relaxe, twa tundi mujyana ku mazi, twa tundi mwambara muri weekend. Abagore batwite nimugende babakorera udukanzu tubaha amahoro, apana bya bintu mwambara mugapfukirana. Yewe kuba utwite noneho no mu zuba n'umwenda ufite amaboko, no, genda gukorera utwenda twiza tuzana akayaga. Nta wundi wabikora rero ni Grace mu isoko rya Nyarugenge, hariya arakudodera neza. Bantu namwe mushaka kugura imyenda myiza, imyenda ya caguwa, nimugane muri Chic kwa Nunu, muri Sylvie Store, none abaha imyenda myiza birushaho kugenda neza. Nawe wifuza ko twamamariza, nawe wifuza ko ibikorwa byawe bigera kure, dutume, duhamagare, turahari ku bwanyu. Turahari ngo tubwire abantu ibyiza byabo. Twebwe nta kindi twahamagariwe, ni ukuvuga ibyiza by'abantu, kandi ibyiza nabyo birakenewe. Duhamagara n'abantu mufite inkuru nziza, mufite abantu babagiriye neza, mufite abantu babakunda, mufite abantu bababwiye amagambo meza akabavana mu bwigunge, mufite abantu babafashe akaboko ubuzima bwanyu bukagira aho bugera, namwe mukaba mufite icyanga cy'ubuzima bavuga ngo hari umuntu wabigizemo uruhare. Umuntu ufite umuntu uvuga ati uyu muntu Kristo yamunyuzemo, ubuzima bwanjye bugira icyerekezo. Ngwino kuri Mubwire TV. Ushaka ubutinya kamera wibaza ngo se ngo nanjye mfite inkuru nziza ariko sinabivuga. Oya, uzaze tuzagushyira ku ruhande, abantu bumva inkuru yawe, bumve ko ibyiza bikiriho. Ese ntimukagire isoni zo kuvuga ibyiza, ko abavuga ibibi batagira isoni. Nimba umuntu umwe azenguruka cano eshanu esheshatu avuga umuntu wamugiriye nabi, akava ku munsi akaba afite randevu z'ibiganiro nka 5 by'amacano yo kuvuga umuntu wamuhemukiye. Mu by'ukuri ibyo bintu biri kungura iki? Ariko wowe ufite ibyavuga ko umuntu yagize neza, ibyatuma abantu bamenya ko abantu beza bakiriho, ibyatuma bamenya ko kugira neza bigikomeje, ugasanga turabipfukiranye, ugasanga ntidushaka kubikora. Nimuze tuvuge ibyiza, ibyiza birakenewe kandi ibyiza bifite umusaruro mwiza. Iyo ubwirwa ibintu byiza, nawe ugera ukumva ko ugomba kujya uvuga ibyiza. Nta mpamvu zo gucika intege, nta mpamvu zo kuvuga amagambo mabi atagenda neza. Uyu munsi rero natekereje ngo tuganire iki. Murabizi iyo tudakoze surprise dushaka ikintu tuganiraho. Muri iyi minsi maze iminsi ngenda ndeba mu muhanda, mu nzira, muri bisi, nkasanga ni ukuri umuco ugenda nyine, navuga ugenda ucika cyangwa se ugenda ugabanuka, ugenda ucika niko bajya bavuga. Ntago rwose abantu bakigira umuco. Ushobora kuvuga ati si umuco kuhari. Umuco urahari ariko abantu bamwe na bamwe bagenda bawutakaza. Kera twabaga tuzi ko turi abana, umuntu mukuru nimba muri mu nzira utagomba guca ku muntu utamusuhuje. Twari twaratojwe ko nyine guca ku bantu ugomba kubasuhuza. Ikindi twari twaratojwe ko abantu nimba umuntu mukuru afite ikintu atwaye, uri umwana umucaho ukamusuhuza, warangiza ukamubwira ngo nagutwaza, yakwemerera ukamutwaza. Uwo ni umuco ntekereza ko namwe mwakuze muzi, ariko mu mashuri ari nyine ni ibintu twakuze twiyizimo. Umuntu yitsamura ukamubwira ngo urakire, kubabyemera batari mu idini ribyanga. Ariko ubu uri kumwe n'abantu ukitsamura, aba bantu bose koko ni abahamya ba Yehova? Abahamya nibo hari imbanza batajya bajya muri ibyo bintu. Ngewe mpita base mwese muri aba Yehova? Reka ati si ibyo nibaza iki. Ariko
bikwereka ko abantu basi nyine muri kumwe cyangwa se bakwitayeho cyangwa se nyine ni ibintu twatojwe, ni ibintu twakuze tuzi. Ca ku bantu nta gusuhuzanya, abantu bararakaye, umuntu aca ku muntu yidididi, ni mu gitondo, ari umukuru ntasuhuza umukuru, ari umuto ntasuhuza umukuru cyangwa iki, mbese abantu ntibagisuhuzanya. Umuntu no kugenda ngaho se bona umuntu, umumama utwite cyangwa umumama uhetse abana cyangwa umuntu w'umukecuru afite agafuka avuye guhaha, abana b'abajene baramucaho bafite kuteri, bakomeze batere story, mbese bimere nkaho nta cyabaye. Mwinjire muri bisi se, umuntu araje ushaje cyangwa umuntu utwite cyangwa umuntu unaniwe, umuntu mukuru, hari ukuba nawe utameze neza. Nshobora kuba ndi muri bisi ubona ko nkiri muto ariko nanjye ndwaye ntafite imbaraga, icyo gihe simpamya ko umuntu yaguca urubanza. Ariko wowe nimba wiyumvamo kuri muzima, ukabona umuntu ukuze, ukabona umuntu utwite, na ya myanya wenda bagenera abantu batwite yarangiye, urakomeje uricara, uba wumva uri gutekereza neza? Utwo ni utuntu tuve muri bya bindi ngiye nirwa mbabwira byo kubona umuntu nimba ari mu bukwe ugahita umubwira ati wambaye neza, ukabona umuntu urasa neza, abageni bameze neza, uyu muntu rwose bamusokoje neza, uyu muntu, nyine ibyo bintu wenda ntubyitayeho, wenda ufite ibindi bintu biri kugustressa, ariko se nta gusuhuzanya. Niwiriwe mu rugo, ugeze mu rugo, nibazi iyo uvuye urinjiye, ibi bintu biba biri mu nzira, ibintu d'abord mumeze neza, mwiriwe neza. Ese urakubita amajerekani, imigeri, urakubita imyeyo bashyize mu muryango, wenda umuntu yafashe umweyo yagiye gukubura ahita avunika nk'umugongo cyangwa yavunitse ukuboko, mbere yo gutongana uvuga icyo kintu bashyize mu nzira, uzi uwakiyashyize icyo yabaye. Bya bindi njya mbabwira byo kubanza kumenya amakuru, banza umenye ngo iki kintu cyagenze gute, banza usuhuzanye. Jya bibwira abantu no mu magroupe tubamo, nimba uje muri suhuza abantu, babaze mumeze neza, mwaramutse, ubone ko wabwira icyo ushaka, ubone ko wagezaho igitekerezo. Noneho ntago umuntu uzi ntago usuhuzanyije cyangwa gushimira. Kera umuntu yahaga umuntu ikintu akavuga ati murakoze, ariko wapi, mereza. Hari n'uri gusaba wenda ukeneye gufasha nimba ari n'ibyo bamuhaye, si gushimira, ntabwo ari ugusingiza umuntu. Gushimira si ukogeza umuntu, ariko ni umuco, ni umuco wo kubwira abantu ni byiza, murakoze. Nimba uri umuntu wubashywe, umunyacyubahiro, baje kukureba, ni byiza, dufitanye randevu, dufitanye gahunda, ngusanze ku kazi, wimenya ko nahageze nakwandikiye SMS wayibonye, wari ubizi ko dufitanye gahunda saa 2, kuva saa 2 kugera saa 7 uricaye muri ofisi yawe, ngenda komeje ndagutegereza nkaho nta cyabaye. Nimba uri mu nama, nimba Alex nyandikira umbwira ati ihangane gato nagize impamvu zintunguye, ariko kugira nkaho nta kintu cyabaye, n'igihe uziye kundeba tubikomeze ubuzima nkaho nta kintu cyabaye, ubuzima bukomeze nyine nkaho utigeze umpemukira. Ibintu byo gusuhuzanya, ibintu byo gushimira, ibintu byo gusaba imbabazi, ibintu byo gufashanya, ibintu byo kubaha. Abantu twongere tugire uburere, abantu twongere tugire umuco. Sinzi ikintu abantu babaye, abantu rwose mva. Njye nawe ngeze kubaza umuntu, ari umupapa umwe nawe aje, se ko abantu batagisuhuzanya, ngo none si ibyo bibaho? Ni kandi njye mbona abantu badasuhuzanya. Umuntu araguca mu gitondo ukagira ngo mwaranye cyangwa mwarakaranyije, ntimuziranye, ni mu muhanda ameze ariko yakurakariye, nimba ari n'utwaye imodoka arinda kuyigukubita, ntuzi icyo yagize. Se abantu babaye iki? Kujya gutya mwaramutse, ese uwo muntu udasuhuje wenda uri kwihuta ujya mu kazi kandi wenda hari ikintu kiri no ku ishati yawe, wagakwiye guhindurira hafi. Uwo muntu uri gusuzugura, uwo muntu udashaka kubwira ngo mwaramutse, niwe wakakubwira ati hano hari ikintu cyagakwiye gukurwaho, ukagikuraho uri hafi. Ariko kubera ibintu byo kwigagaza urihuse, ugenda wikubwire ku kazi udafite n'uburyo uri bugarukemo. Ntabwo ari byo rwose. Mureke twongere twige umuntu. Ababyeyi dutoza abana ko bagomba gusuhuza abantu bakuru, abana ko bagomba kubaha abantu. Kera abana babonaga abashyitsi mu rugo baje, mukabasuhuza,
bamara kubona nimba ari mwebwe bari butume icyo kubakira mukakizana, mwarangiza mugagaruka muri salo mukareka abantu bakuru bakaganira. Ariko ubu da shwi muragerayo musanga abana bafashe amaguru bayarambuye ku meza, bari muri mashine, abandi bari kuri telefone, nta kumenya ngo habaye iki. Abantu bari bafitanye gahunda ari ababyeyi, babura uburyo baganira, isoni nizibakora bavuga ati ngwino tuvuganire hanze, bicare no mu modoka nimba barabayifite, nimba batayifite bajya guhagarara mu kayira. Abana bagagaye gutya bari kure, arya babyita ibikini PlayStation, sinzi ukuntu banabyita ya mikino baba bakina, bameze barya, ntibashaka kumenya ko hari icyabaye, ntibashaka kumenya ko hari umushyitsi. Ntiwanabwira ati muzanire umushyitsi amazi, ntibari bubyumve kubera habaye bari muri ekuteri. Nimba uri kumwe n'abantu bakuru, nimba abashyitsi bagusuye, va muri telefone uha abantu umwanya, muvanemo ekuteri, wumve n'umuntu nakubwira ati ibi bintu bigenda neza. Urwaje umuntu kwa muganga muri kumwe ntasinziriye, kandi urabisigaye ko afite umwuka mubi, wibereye muri ekuteri, yahamagaye ntashobora kukumva. Hari ibintu bigomba gukosoka, tumenye ko tugomba gusuhuza abantu, tumenye ko tugomba gushimira abantu, tumenye ko tugomba kubaha abantu, tumenye ko tugomba gufasha abantu ibyo dushoboye. Ibidashoboka ntawe ukubwiye ngo ubikore, ariko ibyo ushoboye bikore. Nimba ushoboye gufasha umuntu agakapu kamufashe, nimba ushoboye gufasha umuntu ngo umwambutse, nimba ari abana bahagaze ahantu, nimba nta wa muntu wo kwishura ushinzwe kubambutsa, abantu mu baragiye barakaye, amamodoka, nta muntu ushaka kuba ngo ari imbere avuga ati reka mfate gahunda mpagarare aba bana mbaha umwanya batambuke. Reka nko kuvuga ati si abanjye, sinzi iyo bava bajya, nibakomeze bahagarara. Ntago bikwiye. Dukwiye kugira ubumuntu, dukwiye kugira indangagaciro, dukwiye kugira imico myiza ikwiye kuranga n'abandi, dukwiye kubaha abantu, dukwiye kubafasha, dukwiye gutanga nyine ibintu byiza. Umuntu nimba akugiriye neza mushimire, nimba umuntu akubabaje musaba imbabazi, mubwira ati aha hantu byagenze nabi, ntago byagenze neza. Nimba ari aho gusaba imbabazi uhasaba imbabazi, nimba ari aho gushimira ushimire, nimba ari aho kwigaya wigaye, ariko tugire ibintu bituranga. Usuhuza abantu, ushimira abantu, usaba imbabazi, ubafashe. Umva, ikindi tugire nyine ubumuntu, turangwe n'indangagaciro nziza. Uyu munsi rero numvaga nshaka kubabwira, sinanatinze pe, ni ikiganiro gito cyane, ariko turangwe n'ibi bintu, dushimira abantu, dusuhuza abantu, twubaha abantu. Umuntu ikintu cyose umuntu akoze, nimba akoze neza mushimire, kandi nimba bitagenda neza wimubwirira aho ngaho, ahubwo mubwira ati ndagushaka, ubanza uramaze ngo umeze neza. Narabwiye ngo mbere kujya kubwira umuntu amakosa ye, mbere yuko uvuga ngo arirase ibi ni ibintu kibigenda neza, ibi ni ibibanza umaze umeze neza, twavugana urangiza umubwira ati ariko se hariya ko bigenze gutya na gutya, byari kugenda gutya, abikosore. Ariko nuza nawe ushaka gukandagira umuntu, ushaka kumwereka ko uje kwerekana amakosa ye gusa, kandi afite n'ibyiza yakoze, uwo muntu ugiye kunenga yahereye mu gitondo wenda yitanga, bigeze ku munota wa nyuma akoze ikosa rimwe, mu bintu byiza byose yakoze ntabyo ubonye. Tubwire abantu ibyiza byabo, tubashimire, tubabwire ko ari beza, tubabwire ko tubakunda, kandi ibitagenda neza nabyo tubibabwire, ariko tubibabwire mu kinyabupfura kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kugenda neza. Turabakunda, amahoro y'Imana bane namwe. Ibiganiro byacu si birebire, mujye mubireba mubisoze, kandi twizera ko hamwe namwe izi mfashanyigisho cyangwa kungurana ibitekerezo bizajya bituma ubuzima bwacu bugenda neza. Turabakunda rero, amahoro y'Imana bane namwe.